Uramutse umenye ko hari abakobwa bazi gukina amarangamutima y'abandi, nawe ushobora kujya utekereza kabiri mu gihe cyose ugiye guhitamo muzashakana. Iyo urebye difference ziri hanze ukanakurikira inkuru z'urukundo zazibanjirije, usanga bidahura. Intege y'abasore benshi duhuriyeho nuko iyo duhitamo tuzabana tugendera ku miterere y'imibiri yabo, ntitubashe kubona ibimenyetso batugaragariza ko bari kutwiyama. Birashoboka ko nawe ibyo bimenyetso ujye ubibona, gusa kwibwira ko azahindura imyitwarire n'ukomeza kumukunda cyane. Muri iki kiganiro nabategura ibimenyetso 10 by'impuruza bizakwereka ko umukobwa muri kumwe uyu munsi mushaka kuzamutakira kumwe ejo hazaza. Niba ukunda amahoro y'umutima ukaba ushaka gutera imbere, tangira utegura uko uzabaho utamufite, kuko niba agaragaza ibimenyetso tugiye kuvuga, iminsi yo kumukundana ishobora kuzabibarirwa ku ntoki, ndetse n'igihe kinini muzamarana akazaba ari igihe cyo kukubabaza no kukubangamira gusa. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, bahaye ikaze. Ikimenyetso cya mbere, iteka n'ubanza mu bintu byose. Niho uhora ubaza umukunzi wawe uko ameze, umubaza uko yiriwe n'uko yaraye, utamwandikiye ntiyakwandikira. Niba ukeka ko ari ukumwitaho no kumubera umwana mwiza, reka nkubwire ko iki atari ikimenyetso cyiza. Urukundo rwanya rwo rwubakiye ku bufatanye n'imikoranire hagati y'abakundana. Nta muntu ufite inshingano zo gukunda undi kurusha undi mu gihe bose bemeranije gukundana. Umuntu udashishikajwe no kukumenyaho amakuru, nta nubwo ahangayikishijwe no kukubura mu buzima bwe, kubera ko bisa nk'aho agutekereza ari uko akubonye gusa. Abaye atari uwo afite, cyangwa se abaye afite andi mahitamo yo kugira undi bakundana, nta nubwo yakongera kugutekerezaho. Ari kumwe nawe kubera ko adashaka kuba single gusa. Ikimenyetso cya kabiri, agusubiza igisubizo gito cyane kandi cyuzuye ubunebwe. Wigeze umara hafi umunsi wose wandikira umukunzi wa magambo yuzuyemo amarangamutima, rimwe na mukajya uracishamo ugasiba kugira ngo hatagira ijambo na rimwe wandika rimukomeretsa. Nyamara wasoma ubutumwa yakoresha gusubiza, ugasanga amagambo atarengeje inyuguti 5: yego, okay, wow, nibyo, n'andi magufi wabayibuka. Ukeka ko ari ubwitonzi ahora na se, cyangwa se abahuze. Hari abavuga ko urukundo rutagaragarira amagambo, gusa guceceka bishobora gusobanura byinshi. Nacyo ni igikorwa. Kuba adashobora guha agaciro ubutumwa umugenera ni ikimenyetso cy'uko adashishikajwe no kumenya icyo umutekerezaho. Utaguhaye umwanya ntaba aguhaye urukundo. Ikimenyetso cya gatatu, yirinda guhura nawe. Buri kusabye umukunzi wawe ko muhura, nta buri impamvu n'inzitwaza guha agaragaza ko guhura bitari bushoboke. Ndahuze, ndananiwe, cyangwa se mfite akazi. Akaba ariyo magambo ahora akubwira igihe cyose umusabye ko mwahura. Nyamara umuntu ugukunda bya nyabyo atangira kumva amasaha atakiri kugenda igihe cyose amenye ko ari gahunda yo guhura mufitanye. Ikimenyetso cya kane, ntabwo ashishikajwe no kumenyaho byinshi. Niba atakubaza ibijyanye n'akazi kawe, uko umunsi wawe wiriwe, ntanagira amatsiko ku bijyanye n'inzozi zawe z'ejo hazaza, ntabwo umukobwa akwiyumvamo pe. Burya nubwo urukundo rukomeye cyane, gusa ahanini rwubakira ku tuntu duto. Hari utubazo abakundana babazanya, rimwe na rimwe umuntu akaba ataduha agaciro, kandi nyamara two duhatse urukundo rw'ejo hazaza. Nko kubaza umukunzi wawe niba yasinziriye, niba yariye, niba yahaze, n'ibindi bigaragaza kwitanaho hagati y'abakundana. Ubwo rero n'ubu umukunzi wawe adafite amatsiko y'uko wiriwe, tekereza uko azagufata nimubana. Niba adafite amatsiko yo kumenya inzozi zawe z'ejo hazaza, ntabwo ashobora kwibona ari umugore wawe w'ejo hazaza. Azi yuko urukundo rwanyu ruzarangira aho ngaho, kandi arimo arabara n'iminsi ku ntoki uko twabivuze. Ikimenyetso cya gatanu, akunda kuvuga ku bandi basore igihe cyose muri kumwe, kandi akabavuga neza cyane. Kugira inshuti z'abasore ni uburenganzira bwe, gusa uburyo abirahira muri kumwe nibyo bishobora kukwereka ko atakwiyumvamo, ndetse ahora kwicisha ifuhi. Ibaze nawe guhora wumva avuga ukuntu abasore bari kumwe ari amabogari, cyangwa se baziranye ari abasore beza bita ku bakunzi babo, bisa nkaho ibyo byose nta na kimwe wujuje. Umuntu ugukunda bya nyabyo yenda gukora icyakubangamira icyo ari cyo cyose, agashishikazwa no kukwereka ko ari we muntu mwiza ku isi. Noneho muri kumwe ashishikajwe no gushimagiza abandi basore azi mu maso yawe. Nawe ubaye utaragizwe impumyi n'urukundo, ushaka guhita umenya ko agufite byo kwanga kuba single gusa. Ikimenyetso cya gatandatu, nta na rimwe ajya atangiza ikiganiro. Buri gihe iyo muhuye wishakamo imbaraga zo kuganira nawe, cyangwa se ugategura icyo uraza kumubwira. Iyo uri kumuvugisha uba urwana no gushaka amagambo yandi uri umubwire, kubera ko we aba asubiza gusa icyo umubajije. Urukundo ni rutandukana no kugira amatsiko. Niba adashishikajwe no kukumenyaho byinshi, ntacyo uvuze imbere ye. Ikimenyetso cya karindwi, ntabwo ajya kurwanira ishyaka.
Niba ajya kuvuga nabi cyangwa se agahitamo guceceka igihe hari abari kukuvuga nabi, menya ko atakubaha nk'uko bikwiriye. Haragusuzugura, agusuzugura mutari abana, gahibaza umunsi mwazabana. Umuntu ugukunda bya nyabyo akurwanira ishyaka no mu gihe hari abari kukuvuga udahari. Nawe ushaka akagushyigikira mu mafuti, gusa akwiye kukurwanira ishyaka, wenda akagukebura muri ahiherereye. Ikimenyetso cya 8, akuvugisha ari uko yabuze icyo akora. Niba burya umukunzi wakwandikira cyangwa se akakuvugisha ari uko ari wenyine, akaba ari kumwe nawe mu gihe nta wundi muntu uri aho hafi, nyamara yabona abandi agahita atangira kukuburira umwanya, menya ko ashobora kuba akuvugisha kubera ko nta kindi kintu afite cyo gukora cyangwa se nta wundi muntu bafite kuvugana. Niba bikora kubera kubura icyo akora cyangwa se kubera ko nta wundi muntu bari kumwe, menya ko kuba mukundana ari uko atarabona undi. Arereka abantu ko afite umukunzi nyamara wabizi neza ko ari single. Ikimenyetso cya 9, ntabwo abona ejo hazaza muri kumwe. Mu biganiro abakunzi bakunze kugirana, hari ubwo umwe muri bo abaza cyangwa se akavuga amagambo agaragaza ko afite icyizere cy'uko no mu gihe kizaza bazaba bari kumwe. Ashobora kukubaza ati, ese wibona hehe mu myaka 5 iri imbere? Iki ni ikibazo gihita kigaragaza ko ashishikajwe no kumenya ejo hazaza hawe, akaba ari ikibazo akubaza ari ukugira ngo amenye umukunzi azaba afite muri icyo gihe. Kimwe mu bisubizo aba yiteze ni uko wavuga icyo uzaba waragezeho gishimishije, ariko nawe ukamushyiramo muri gahunda y'imyaka 5 yawe iri imbere mu mishinga y'igihe kizaza, nko kumubwira ko uzaba waravuye mu nzu y'iwanyu ufite inzu muzabanamo, kumubwira ko muzakora ubukwe n'ibindi bisubizo yishimira cyane. Ikimenyetso cya 10, yirinda guhura nawe mu gihe nta wundi muntu uhari. Hari ubwo ushobora kuba warigeze guteguza umukunzi wawe ko uri bumusure, wagera iwabo ugasanga ari kumwe n'izindi nshuti cyangwa se n'abavandimwe be. Wamusaba akagusura ukabona aje ari kumwe n'inshuti ze cyangwa se abavandimwe be. Niba byarakubayeho, birashoboka ko ari ibintu bitari bike wari warateguye kumukorera utamukoreye, nawe ibyo nibyo yashakaga. Abantu bakundana bakunze kwisanzura cyane iyo bari kumwe nta wundi muntu uhari ubaderanja. Niyo mpamvu benshi bakunze guhura ahantu nko mu majaride, mu mahoteli hari abandi bantu bataziranye benshi, n'ahandi hantu hatuje cyane hatuma bisanga ari bonyine bakagaragaza amarangamutima yabo. Ni munyemere nsozi kigana ngaha tuzakomeza ubutaha. Yitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.